niba hari abantu bagomba kwigaya ni abavugabutumwa b'iki gihe. Niba hari abantu bagomba kwigaya ni abashumba b'iki gihe. Niba hari abantu bagomba kwigaya ni abahanuzi b'iki gihe. Niba tubona ba Yarisa barahungaga bakagenda kubera impamvu y'ivugabutumwa, niba twarabonye abatubanjirije babateka mu mavuta, niba twarabonye abatewe amabuye, niba twarasomye inkuru za Sitefano tukaraba ukuntu bamuteye amabuye, kandi Bayibuli iravuga ngo yakoreraga ibitangaza bikomeye hagati mu bantu. Ariko reka pasiteri w'iki gihe cyangwa se umuhanuzi, Imana imutize ku gitangaza gatoya, arahita ajya gukodesha bodyguard ngo zimurinde. Iki kinyejana kiragoye ko abantu bacyakiriramo agakiza, kubera ko ibyo b'iki gihe bari kuvuga ni ibidukundisha inaha, ntabwo ari inkuru zo kwihana ibyaha. Ngo uyu muntu, uyu mukobwa waraguraga aravuze ngo kandi aba bantu baramamaza inkuru y'agakiza. Haleluya! umva ijambo yavuze rikomeye ngo kandi aba bantu baramamaza inkuru y'agakiza, kugeza naho dayimoni ubwazo zimenya ko aba bantu bari kwamamaza inkuru z'agakiza, kugeza aho ababosi, abakire bubikirwa imbehe kubera inkuru z'agakiza. Abantu bakava mu byaha, bakava mu kabari, abantu bakareka ubusambanyi, bakareka ubusinzi, abantu bakareka ibyaha, maze igihugu kikagira ihungabana kubera ko abantu baretse ibyaha. Niba bitameze bityo, muri mu ivugabutumwa ry'ikinyoma, mugomba gusubira ku isoko. Biba mu gitondo imbuto zineza, byo biba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera maze basarure, tuza tunda imiba tunezerewe. Njya nibaza ikibazo gikomeye, na n'ubu ntago ndakibonera igisubizo, ariko nidufatanya turakibonera igisubizo. Ese ivugabutumwa ni iki? Cyangwa se ivugabutumwa bisobanuye iki? Dukurikije mwa kino kinyejana turimo, dusanga ko ivugabutumwa ari umunezero no kugubwa neza. Muri iki kinyejana turimo, umuvugabutumwa utabayeho neza, uwo muvugabutumwa ntabwo bakorera Imana yo mu ijuru. Twagiye tubona inyigisho nyinshi zo mu nsengero, nashaka kugarukaho. Ariko niba hari ikinyejana kigoye gukoreramo ivugabutumwa, n'iki kinyejana kirimo, kubera ko iki kinyejana turimo kidutegeka kuvuga amahoro, kandi kikatwumvisha ko kubabazwa no gutotezwa bitari mu murongo w'Imana. Ariko se koko niko biri? Niko ivugabutumwa ryubatse? Niko umurimo w'Imana umeze? Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 19 haravuga ngo bashebuja babonye yuko ndandamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batware
babashyira abacamanza bati aba bayuda bahagarika imitima cyane yaba mu mudugudu wacu. Ntabwo ndi busome inkuru yose, ariko umanze wumva ku byabaye kuri Pawulo na Sila. Iyi ni inkuru y'umukobwa ngo wakoreraga aba bantu, baramugize bizinesi ngo aragura, ngo hanyuma Pawulo na Sila banyuze muri uwo mudugudu, uwo mukobwa aravuga ngo ni ukuri aba bantu bakorera Imana isumba byose. Haleluya! Ngo kandi baramamaza inkuru y'agakiza. Ngo nuko ngo Pawulo arambejwe n'ayo magambo asubira inyuma cyaha dayimoni iri muri uwo mukobwa. Ako kanya ngo imuvamo iragenda. Bashebuja bakoreshaga uwo mukobwa ngo babyumvise, babonye nta nyungu bakibona kuri uwo mukobwa, bahera ko barega Pawulo na Sila. Barabakurubana babajyana mu iguriro, babajyana hagati mu bantu, babajyana mu nkiko ngo babarega ibinyoma. Baravuga ngo aba bantu barimo baratubwira ibintu inaha iwacu tutemera. Nshuti y'umusaraba bene data, abavugabutumwa b'iki gihe biranangaza bikantera n'ubwoba, kubera ko bahuza n'abinaha bagahuza neza. Ikibazo gikomeye kandi gikomereye abajya mu ijuru nuko abavugabutumwa n'abitwa ko bakorera Imana bahuza n'abinaha. Ariko mu gihe cy'aba bagabo ntibigeze bavuga ibintu bihuza n'abinaha, ahubwo barabaregaga bakabakurubana bakabashyira mu mazu ya gereza. Haleluya! Kubera ko babarega amagambo y'agakiza batangaza. Ariko se ndibaza abavugabutumwa b'iki gihe nabo bararegwa kubera ivugabutumwa, kubera inkuru y'agakiza Yesu batangaza. Imana ishimwe. None se bari kuragwa kubera ko bari guhombya iyi si, abantu bari kuza ku Mana bagakizwa bakaba babaye benshi, akabisi irimo irahomba abakozi. Ayiwe nyumva, abavugabutumwa n'abashumba b'iki gihe mukwiye kwigaya, mugomba kwitekerezaho, mugomba kwigaya mukitekerezaho. Pawulo na Sila bagiye mu nzu y'imbohe kubera inkuru y'agakiza bari kwamamaza, ngo abinaha bene igihugu baravuga ngo bari kuganisha abantu bacu, bazanye ibintu bitabinaha. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kandi ikindi gikomeye, aba bagabo ntabwo bigeze binuba amakuba n'intambara, ahubwo barabyishimiraga bakaririmbira mu nzu ya gereza. Bayibuli yavuze ngo bageze mu nzu ya gereza bibaye mu gicuku bararirimba, iminyururu ibaboshye ngo iradohoka, ngo ndetse ngo na zindi mfungwa ziri muri gereza zumva bano bagabo barimo bararirimba. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Narivuze ngo niba bitameze bityo muri mwivugabutumwa ry'ikinyoma ryo kwihimbaza, ryo kwishakira indamu, mugomba gusubira ku isoko, mukongera mugashaka Yesu wanyuze mu mibabaro, waraye mu ishyamba harimo arashaka izazimiye. Mana turagushimye
ko uduhaye imbaraga zo kutunyuza mu mibabaro n'intambara zikomeye, kugira ngo tugukorere tukuvugire, kugira ngo abantu bakire agakiza, kugira ngo abantu bave mu byaha, kugira ngo abantu bakugwaho iminyururu Satani yababohesheje. Turabigushimiye murengezi w'ubugingo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turagushimiye ko isi igiye gukangarana, kubera inkuru y'agakiza igiye kwamamara. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze kubyumvise kandi kukoze igitangaza gikomeye. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane utagabanyije.